ndagusuhuje wamaze gukora subscribe nawe utari wakora subscribe, ntubwira nti kora subscribe maze ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye. Njye ndi Meta Coach Jerome, ahangaha uri ni kuri Tumenye TV. Kora subscribe maze ubuzima bujye bukugeraho ndetse ukore share, ugeze ibiganiro kuri benshi maze ubuzima bwa twese buhinduke. Tumenye TV, ubuzima kuri bose nk'uko izina ribivuga. Rero reka ubuzima bubashe kugera kuri bose, kuba tuyisi bose ubuzima buhinduke. Njye ndi Meta Coach Jerome nk'uko nari maze kubikubwira. Ikiganiro cyo tugiye kureba ni ikiganiro kidasanzwe, aho tugiye kureba ku kimera kidasanzwe ginseng, king of medicine in wide world. Why this name? King of medicines, ginseng ni ikimera kidasanzwe. Uraza kumva ko ari ikimera cyihariye, ikimera cy'umwihariko, ndetse ikimera ugiye kumenya maze ugakira indwara, ndetse abawe bose bakabasha kuba bakira indwara, bazabasha kumva iki kimera bakabasha ndetse no kugikoresha. Ndagira ngo nkubwize ukuri yuko ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Wowe wumva iki kiganiro, wowe ugiye kumenyera iki kimera, wowe ugiye kumenya amateka ndetse n'imikorere y'iki kimera cya ginseng. Ndagira ngo urarikire kudacikwa n'iki kiganiro, ndetse uragitangiye unakirangize kugira ngo umenye amakuru meza, ndetse kugira ngo usobanukirwe unamenye aho umuti, umwami w'imiti, wabasha kumukura n'aho wabasha kumubona, kugira ngo ukire bya bibazo byari bikuzahaje. Amakuru rero niyo soko y'ubuzima bwiza. Twe twahisemo kujya tubagezaho amakuru meza abasha guhindura ubuzima bwanyu. Meta Coach Jerome ndahari kugira ngo nkugezeho byinshi kandi bigiye bitandukanye. Nkundira nawe ukore subscribe maze ibiganiro byacu bibe akadasohoka kuri wowe, maze ugire ubuzima bwiza, ugire impinduka mu buzima bwawe, ugire amagara mazima, ubashe gukora imirimo igiye itandukanye. Ginseng, king of medicine in wide world. Why these names? Turarigarukaho, ndetse iri jambo turaza kuritindaho cyane. Turaza kwibanda byinshi, ducukumbure turebe ibijyanye n'iki kimera. Ese abashakashatsi bakivuzeho iki? Abahanga, inzobere ndetse bakivuzeho iki? Ibi byose tugiye kureba muri aka kanya. Ndakubwira ngo kora subscribe, ndetse byose tugende tubireba tudatinze. Reka dutangire turebe iki kijyanye n'iki kimera. Ni ikimera gitangaje nk'uko ukibona ku ifoto, ndetse gibasha kubaho mu buzima budasanzwe no mu gihe kidasanzwe, kugira ngo kibe kibashije kuba cyatanga umusaruro. Nk'uko ureba ifoto, urabona ko ari ikimera kibasha kugira indabo, ndetse indabyo zacyo zikabasha zitukura. Nk'uko ubibona ku ifoto uri kureba kuri screen yawe, ni ikimera kitari kinini cyane ariko gikora ibihambaye tugiye kugenda tureba. Kigira amababi y'ubururu nk'uko uyabona nk'ibindi bimera byose, ndetse kikagira uruti rutoya. Kikaba kiba mu mashyamba, ndetse ku makuru mfite na hano mu Rwanda kikaba gihari ndetse kikaba gifite izina nyarwanda cyitwa umukura, iryo zina ryacyo. Ndetse nk'uko ukibona ngiyo ifoto ikigaragaza, kikagira imizi idasanzwe nk'uko ubona imizi yacyo, nk'uko uyireba kuri screen yawe. Hanyuma mu mateka y'iki kimera rero, kibaho gute? Kibasha gukura gute? Ese cyera gute? Kibasha gukura mu gihe kingana gute? Kuva iki kimera ugiteye, ugomba kurindira umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, ndetse n'uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, ukabasha kuba wasarura kino kimera, nacyo kikabasha kuba cyagukorera ibikomeye. Ese ibikomeye kino kimera kigenda gikora ni ibihe? Cyavuzweho iki n'abahanga? Cyavuzweho iki n'abashakashatsi? Ibyo byose nibyo tugiye kugenda tureba, tukakiva imuzingo, tukareba amakuru agiye atandukanye ku iki kimera cya
gisenke. Gisenke ikimera kidasanzwe, king of medicine, umwami w'imiti mu Buhinde ndetse mu bihugu bigiye bitandukanye, muri Amerika, muri Koreya. Iki ni ikimera bagiye bakora, abahanga bagiye bakoraho ubushakashatsi, bakivugaho byinshi, bakigarukaho byinshi, cyandikwa mu bitabo, ndetse biyemeza no kugihinga ku buso bugari kugira ngo bitungire iki kimera cyitwa umwami w'imiti. Abanyarwanda nabo bagiye bakivugaho byinshi ndetse bagikoraho ubushakashatsi, bagikoraho byinshi, bavuga ko kirinda amarozi, bavuga ko kirinda ibintu bigiye bitandukanye. Ariko se iki kimera ndagira ngo tukive imuzingo ndetse twifashishije ubuhanga, ibyo abahanga bagiye bakivugaho n'ubushakashatsi bwose bagiye bagikoraho. Ndagira ngo twimbe neza nk'uko ugenda ukibona, nk'uko ugenda ubona kuri sikirini yawe, mu mizi idasanzwe ndetse no mu mababi adasanzwe, ndetse iki kimera kikaba kibasha kuvamo icyayi cyiza cyane ku mababi yacyo, abasha gukiza, abasha kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ariko imbaraga z'iki kimera zikaba ziganje cyane cyane mu mizi yacyo, nk'uko twagiye tubireba uburyo kibasha kubaho igihe kirekire, kibasha kuba cyasarurwa igihe kirekire, akaba ari nabwo ubuvuzi bwacyo kibasha kurandura, kibasha gukiza indwara zigiye zitandukanye. Ndagira ngo nkubwire yuko twebwe hano mu kigo Ireme ry'ubuzima, Healthy Wellness Life, tuzajya tugenda tureba byinshi. Aka kanya tukaba turi kureba ikimera cya gisenke, king of medicine. Why these names? Nagarukomeje kugaruka kw'interuro, turakomeza tugenda tubireba, tubisesengure, tubyigeho, maze amakuru yose ubashe kuyamenya. Kora subscribe ndetse ukore share, ibi biganiro bibashe kugera henshi, bibashe kumvwa na benshi, ubuzima bwacu buhinduke, turebe ibyo twifitiye mu bimera byacu bibasha kuba byadukiza. Aho hose ayo ni amakuru uzajya ugenda ubasha kugenda ukura hano, ubuhanga, ubuvumbuzi, ubushakashatsi, byose bibereho gukiza amagara yacu, tugakira indwara, tukabasha gukora, tukabasha kugira imirimo igiye itandukanye. Abahanga n'abashakashatsi bamaze kwiga kuri iki kimera, bamaze kugisesengura, bahisemo kugitunganya, bahisemo kugihinga ku buso burebure, maze bakagitegereza ya myaka 6 yose, aho kiba kimaze kwera no gukomera no kugira imizi ikomeye, maze bakagenda bagitunganya mu buryo butandukanye, kinyuze mu nganda, ndetse by'umwihariko hakabaho n'abagitunganya batongeyemo ayandi maproduit chimique, batongeyemo izindi ingredients, batongeyeho ibindi ibyo ari byo byose, maze kikaba umwimerere, icyo gihe kikaba kibasha kuvura indwara zigiye zinyuranye, nk'uko ubireba mu macupa atandukanye, aho cyakorewe amatransformation atandukanye, aho cyagiye kinyura mu nganda zigiye zitandukanye, ku bahanga n'abashakashatsi. Ubu kikabasha kubikwa igihe kirekire, bityo kikabasha kubikwa ahantu ku buhehere bugiye butandukanye, mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo kibashije kuba gipfunyitse mu macupa atandukanye, nk'uko ugenda uyabona mu buryo bw'umwimerere, mu buryo bwiza. Iki kimera kikagenda kivura indwara zigiye zitandukanye, nk'uko ureba mu macupa, nk'uko ubibona muri sikirini zigiye zitandukanye, mu buryo bw'ibinini, mu buryo bw'ifu. Ubu ni uburyo bwose ugenda ubasha kugenda ubibona. Ni abahanga benshi bagiye bakigaho, bagiye bakivugaho byinshi. Bamwe bahisemo kwandika ibitabo, abandi bahitamo kubivuga mu magambo, ndetse n'aho ikoranabuhanga riziye, abandi bagenda babishyira ku masosho media agiye atandukanye. Nkundira ukora ubushakashatsi by'umwihariko ku iki kimera cya gisenke, winjiye kuri YouTube yawe, ureba abahanga uburyo bagiye bagisesengura, ndetse ugenda usoma n'ibitabo bigiye bitandukanye, unyuze kuri
ku ikoranabuhanga kuri interineti, urebe uburyo abahanga bagiye bagaruka kuri iki kimera, bagiye bakivugaho byinshi bigiye bitandukanye. Iki kimera cya ginseng bagenda bavuga uburyo kigenda gitunganya ubuzima bw'umuntu, umuntu wabashije kugikoresha batandukanye n'indwara zigiye zitandukanye, ndetse ni ikimera ubasha gukoresha wirinda cyangwa se ukagikoresha wivura. Ni ikimera gikoreshwa mu buzima bugiye butandukanye, ndetse kigakoreshwa no kwa muganga aho gikorwamo imiti igiye itandukanye. Rero ndagira ngo nkubwire yuko tugiye kugenda tureba byinshi, ni ibiki abahanga bagiye bavuga kuri ginseng, ni ibiki bagiye bavuga kuri iki kimera cya ginseng, k'uyu mwami wa king of medicine, umwami w'imiti, bagiye bamuvugaho iki, bagiye bakigaragazaho ibiki, mbese abagikoresheje bagiye bagira izihe temoyanyaje, testimonies. Ibyo nibyo tugiye kugenda tureba. Ibi nibyo nk'uko uri kugenda ureba uko abahanga bagiye bakivugaho, uko bagiye bakigarukaho, bakagitindaho, bakakivugaho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu nguyu yaragize ati vitality, memory, energy, insulin, art, karma, focus, testosterone. Izi ni indwara uyu muhanga yagiye avugaho, agenda anasobanura, aho yavuze ku bijyanye n'abashakanye. Iki kimera ugikoresheje kiri mu buryo bw'ifu, cyangwa ukabasha kugikoresha mu buryo, hari abagikozemo uburyo ubasha kugifata nk'icyayi cyangwa se mu buryo bwa kofi. Ahangaha kibasha kugufasha gukemura ibibazo by'abashakanye, ibibazo byo kurangiza vuba, ibibazo byo kutagira ubushake, ndetse kutabyara, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi bigakira kandi ibi bikamera neza. Vitality ndetse ku bantu bakunda kwibagirwa, abantu bagira ibibazo byo kwibagirwa bya hato na hato, ugakora ibintu ukibagirwa mu kanya gato, bose akakubwira ati maripoti, ukayikora mu kanya ukabura byibagiwe, cyangwa se wabyuka ntube wibuka iby'ejo, bitewe n'ingaruka, bitewe n'ubuzima tugiye tubayemo, bitewe n'ubuzima waciyemo. Ndagira nkubwire ko igihe uzakoresha ginseng, yaba muri forume y'ibinini cyangwa se muri forume zigiye zitandukanye, haba mu binini cyangwa se mu ifu, uzabasha gukira kandi ukongera kumererwa neza. Hanyuma ku bantu batakaza energy, abantu batakaza imbaraga, abantu bajya mu kazi ntibabone ukumva uracika intege, energy ukumva yabaye nkeya, ndagira nkubwire ko iki ni ikimera ukoresha maze ubuzima bukongera bugahinduka. ndagira nkubwire yuko ku bantu nanone bagira uburibwe bugiye butandukanye ku mubiri, iki kimera uzagikoresha ubashe gukira uburibwe, ubashe kumererwa neza, ubashe kuba uhagaze neza. karuma y'uburibwe ku bantu barwaye diyabete, ni ikimera, ni umuti mwiza. Ndetse ku bantu bagira ibibazo byo kwibagirwa cyangwa se gukora focus, ugasanga umuntu ari aho ngaho arajagaraye, ndagira nkubwire ko uyu muhanga yakivuzeho ati uyu ni umuti mwiza wo gukora mu buryo bwa karuma, maze ubuzima bwawe bukaba bumeze neza, ukabasha kuba umerewe neza kandi ukabasha kuba umeze neza cyane. Testosterone ni igice nanone cy'umubiri nanone, cyangwa se kijyanye n'imiterere y'umubiri, naho kizongera kugufasha maze ubuzima bwawe bukongera kuba bumeze neza. Uyu muhanga yakivuzeho, yagitinzeho, maze agikoramo n'ibinini bigiye bitandukanye usanga ku isoko Koreanizi, ndetse na hano ku isoko ryo mu Rwanda byamaze kuhagera. Abantu benshi bari kugenda bakira indwara y'amakanseri yaramaze kugenda yica abantu, aho bamaze kugenda babasha kuyirinda, aho bamaze kugenda bakora byinshi bigiye bitandukanye, maze ubuzima bwabo
bukagenda buhinduka. Ni abahanga benshi bagiye babivugaho, abanyamerika nabo bagiye bakivugaho byinshi, babigaragaza mu mashusho, babigaragaza mu buryo butandukanye. Iki kimera ndagira nkubwire ko jyewe ubwo nari ndimo nkora ino nkuru, ubwo nari ngiye ngishakaho amakuru, ni ikimera cyantangaje. Ubwo nari ndimo ndeba testimonies, numva ubuhamya bw'abantu cyakomeje kugenda gikiza, cyagiye gikomeza kugenda kintangaza. Ubwo nakoraga ubushakashatsi, iki ni ikimera cyiza kandi kije guhindura ubuzima bwa benshi, cyamaze no kugera ku isoko ryacu ry'u Rwanda. Uribwa umutwe, ubabara mu ngingo, ubabara mu bice byose by'umubiri bigiye bitandukanye. Rero abahanga bakomeza kugenda bagaragaza ko iyi ginseng ari umuti uzagukiza kubabara mu ngingo, mu magufwa, mu misokoro, aho hose ubuzima bwawe bukagenda bumera neza. Uri umudamu, uri umukobwa byananiye, uri umudamu, uri umugabo byananiye gutera inda, uri umudamu byananiye gusama, iki kimera byagaragaje ko kibasha gutunganya imyanya yawe y'ibanga, maze ukabasha gusama, ukabasha kugira ubuzima bwiza. Ibi byose ni ibyagiye bigaragazwa n'abahanga n'inzobere bagiye bakora ubushakashatsi kuri iki kimera. Nk'uko ukomeza kugenda ubireba, nk'uko ukomeza kugenda ubyumva, ni ikimera gituma sante yawe, wellness yawe ihagarara neza, kibasha gudetoxifiya umubiri wawe wose, kibasha kuwugira naturere, kibasha kuwugira uko wari umeze, ubwonko bwawe bukongera kubasha kuba waba utekereza neza, ndetse ukabasha kumererwa neza, ubuzima bwawe bukaba buhagaze neza. Ginseng, king of medicines, kimaze kugera na hano mu Rwanda, ndetse hamaze gukorwa produit fini kuva muri Amerika. Abahanga, abantu benshi, inzobere, abashakashatsi bateranye bari kukigaho, bari kukivugaho byinshi, hagaragajwe ubuhanga ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko ugenda ubibona kuri screen yawe, wibaza uburyo wakibona, wibaza uburyo ese uyu muti wawubona gute, wawukura hehe, ese byagenda gute kugira ngo nawe ubashe kuba wakoresha iki kimera cya ginseng. Ubasha kujya kukira mu mashyamba aho hagiye hatandukanye, nk'uko twagiye nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho, aho cyitwa iki kimera cyitwa izina nk'uko namaze kubikubwira, nongera ndi kwibutsa, nongera ndigaruka, mukura n'iryo zina ryacyo ry'ikinyarwanda. Aho ngaho uri ushobora kuba kiba gihari, ariko hano ndagira nkubwire ko ari icyabashije gutunganywa nk'uko ubibona, cyabashije gutunganywa maze kibasha kugezwa na hano ku isoko ryo mu Rwanda, cyemerwa na FDI nka produit mpuzamahanga, nka produit yakozweho n'abahanga n'abashakashatsi, ko ije gukiza uburwayi bugiye butandukanye, kwije gukiza ibibazo bigiye bitandukanye. Ushobora kuba ibi byose utabashije kubyumva neza, ariko ndagira ngo nkusubiriremo, nongere nkubwire yuko iki ari ikimera kidasanzwe, nk'uko ugenda ubibona, nk'uko ugenda ubisobanukirwa. Wellness, sante, ubuzima bwiza bugenda bumera neza, wealth igenda ihagarara neza, health igenda iba neza. Ariko iyo wamaze kugira health na wealth, ibyo byose ni amagambo, ni ibintu bijyana. Iyo ufite ubuzima n'ubukire buraza, byose bigenda neza. Rero twebwe kuri Tumenye TV icyo tubereho ni ukugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza, binyuze mu gukira indwara, binyuze mu kwitungira amagara mazima. Ngayo nguko ni ikimera cyiza kibasha kugenda gihindura ubuzima bwawe, kibasha gukora detoxification, kigakura imyanda yagiye ijya mu mubiri,
yose kikabasha gukaruma uburibwe, maze ubuzima bwawe bukagenda bukamera neza, ubuzima bwawe bukongera kuba buhagaze neza, ukongera kuba umerewe neza, ukongera kumva ubuzima bwawe buri kugenda neza. Ni ikimera kidasanzwe ndetse kibasha gutuma ubwonko bwawe bukora neza. Aha ngaha hari aho nakubwiye yuko mu gihe uzakoresha iki kimera, mu gihe wari ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, mu gihe wari ufite ibibazo byo gutera akabariro, ibyo byose bizagenda bikemuka, kuko iki kimera kizatuma ubwonko bukora neza ndetse umubiri wose ukabasha gukora neza, bityo n'imyanya y'ibanga ikagenda igakora neza, hanyuma ukabasha kuba wabasha kugira icyo umarira uwo mwashakanye mu gihe byari byaramaze kwanga. Nukoresha iyi Ginseng, iki kimera, ubuzima bwawe buzagenda neza, maze utandukane n'ibibazo byo kurangiza vuba, utandukane n'ibibazo byo kudatera inda, utandukane n'ibibazo byo guhorana umunaniro ukabije, utandukane n'ibibazo byo kurwara diyabete, utandukane n'ibibazo n'umunaniro. Ibyo byose wongere kumererwa neza, wongere kumva utuje kandi wongere kumva utekanye muri wowe, kuko ubwonko bwawe bwamaze kuvamo umujagararo, kuko byose byamaze kugenda neza muri wowe. Bizongera nk'uko nabikubwiye, kizongera umuvuduko, ubushake mu gihe uri gutera akabariro, maze ibintu bijye bigenda neza, ubuzima bwawe bube buhagaze neza, maze umererwe neza, maze ujye ukora ibyawe neza kandi ubashe gushimisha uwo mwashakanye, ubashe kumunezeza. Iki kimera nugikoresha, Ginseng King of Medicine, ubudahangarwa buzajya hejuru, boost the immune system, ubudahangarwa bw'umubiri wawe buzaba bubasha kwirinda, bubasha kurwanya indwara, hehe no kurwara. Mu gihe warwaye uzabasha kutafatwa gukira vuba, ndetse ntabwo uzabasha kwatakwa cyangwa se gufatwa n'indwara zose uko zishatse. Iki kimera rero cya Ginseng King of Medicine ni iki kizagufasha kugira ngo umererwe neza. Ushobora kuba ufite ibibazo bigiye bitandukanye, uburwayi, ushobora kuba urwaje, ariko ndagira nkubwire ko umuti iki kimera cya Ginseng ubasha kugikoresha, ubuzima bwawe bugahinduka. Mu gihe utabyara, ubasha gukoresha kino kimera, ubuzima bwawe bukongera kumera neza, maze ukongera gusama. Mu gihe uhorana umujagararo w'ubwonko, iki kimera cya Ginseng kizagufasha kugira ngo umujagararo w'ubwonko ubashe kumera neza. Urwaye igifu, urwaye indwara zigiye zitandukanye, urwaye amibe ndetse n'uburwayi bugiye bwose butandukanye, iki kimera kibasha gutoxifiya, gukura imyanda mu mubiri, maze ubuzima bwawe bukongera kumera neza. Ndagira nkubwire yuko mu buryo buhari, iki kimera iyi product produit y'iki kimera yamaze kugera ku isoko ryo mu Rwanda, aho yemewe na FDA, aho yamaze gukoreshwa ubushakashatsi, ndetse aho imaze gukorerwa na testimonies, aho yageragejwe bigasanga ko iri powerful mu gukiza indwara zigiye zikomakomeye kandi zari zarananiwe. Ukeneye Ginseng kugira ngo ubashe gukira indwara zikomeye, ubashe kwirinda kanseri, ubashe kugabanura ubukana bwayo, ubashe gukira diyabete, King of Medicine urayikeneye. Mu gihe ukeneye King of Medicine, ndagira ngo nkurangire aho uzabasha kuyikura, ndagira ngo nguhe link, ni hehe wabasha gukura, ni hehe wabasha kuvana iki kimera. Ariko mbere ya byose, ndagushishikariza nawe gukora ubushakashatsi, ndagushishikariza nawe kukirebaho byinshi. Jya muri Google yawe, jya muri telefone yawe,
fata telefone yawe, jya muri Google, jya muri Chrome, andikamo G5, kora search, kora ubushakashatsi, jya kuri YouTube urebe abahanga bakivuzeho iki, maze wongere kumenya byinshi, wongere kugikoraho ubushakashatsi, wongere kugira information zihagije kuri iki kimera cya G5, King of Medicines, umwami w'imiti, wongere kumumenyaho byinshi, hanyuma wongere kumusobanukirwa. Mu gihe ukeneye kino kimera cya G5, iyi produit yakozwe muri iki kimera cya G5, n'ahandi uzabasha kuyikura uretse kunyura mu kigo Ireme ry'Ubuzima Healthy Wellness Life. Ahangaha ndaguha nimero izabasha kukuyobora, izabasha kugufasha aho uzakura amakuru arenze ahangaha, maze bakabasha kugufasha, bakabasha kukwitaho. Iyi produit ukabasha kuyibonaho, ukeneye nyinshi, ukeneye umubare w'izo ushaka zose bazabasha kuziguha, maze ubashe kumererwa neza. Ugiye kuzikoresha, ugiye kuvura abawe, uzabasha gutuma ubuzima bwawe buhinduka. Rero nimero, fata ikaramu wandike, nimero ni 0781109334, ndetse ushobora kuba ukurikiranye iki kiganiro uri mu mahanga, ujya nkubwire kode, andika guteranya 25 07811093, ni nimero uri kubona muri screen yawe. Delivery yo ni ubuntu kandi bazagufasha neza. Rero mu kiganiro twagiranaga, mu nkundire tugisoreza aha. Ushobora kuba hari nawe amakuru ufite agiye atandukanye, ushobora kuba hari ikimera wifuza ko tuzagarukaho, ushobora kuba hari amakuru ufite yabasha gukiza abandi, yadusangize inbox, yandikira kuri Shinyimuremyi Jerome yahoo.org, aho ni kuri email, cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp ya 072 9399 aho ngaho ni nimero uri kureba kuri screen yawe. Kuri WhatsApp tuzahita tuvugana, maze duhane amakuru, turusheho kugenda dufasha benshi gukira indwara zigiye zitandukanye. Rero reka duhure ubutaha. Mwari kumwe na Meta Coach Jerome, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibandebere cyoroshye, kandi Imana ikomeze ibampere umugisha. See you at next